Hello friends, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri iyi YouTube channel ya Boss Fabrice. Muri iyi minsi ni kenshi uzagenda wumva abo bita aba small creators cyangwa se aba YouTubers benshi bakizamuka bahura n'imbogamizi zirimo kuba bagaragaza ibihangano byabo bakabiha ubudasa. Bumwe muri ubwo buryo rero bwo guha ibihangano byabo ubudasa harimo gukora logo iranga ibyo ukora. Tuvuge nimba ari YouTube channel yawe ikaba ifite logo yayo yihariye ku buryo utazayisanga n'undi muntu wese. Rimwe na rimwe bikabasaba amafaranga yo kuba bajya kuba designer bakabakorera amarogo, ugasanga se nimba bagiye kubyikorera ni logo itameze neza, ariko uyu munsi mbazaniye igisubizo. Uyu munsi igisubizo mbazaniye ni uko ubu ngubu ushobora kwikorera logo yawe ukoresheje application iba muri telefone. Abenshi twebwe turayigira iyo application, ariko ntitwari tuzi ko ishobora no gukora ibyo bintu. Iyo application rero nta yindi ni application yitwa Chatgpt. Iyi application rero impamvu nyibazaniye, iyi application ku bantu b'abanyeshuri murayizi yagiye ikora akazi kenshi, assignment, mu gihe ufite ikibazo cyihutirwa udashobora kujya kuri Google ngo ujye gushakaho igisubizo, iyi application yakoraga yo nakwita nk'ibitendo. Muri aka kanya rero iyi application tugiye kuyifashisha dukora logo yacu. By'umwihariko iyi application ya Chatgpt ifite umwihariko y'uko ishobora gukora logo uyeretse igishushanyo wowe ubwawe wishushanyirije na bike ku rupapuro ndi buze kubibereka, cyangwa se wowe ukayereka nk'ifoto, cyangwa ukayiha icyo bita prompt. Icyo bita prompt ari nk'amagambo cyangwa se ni nka komande uha Chatgpt uyibwira ibyo ushaka ko igukorera ikabikora. Ibyo byose rero tugiye kubyifashisha dukore iyo logo yacu. Tudatakaje umwanya rero reka dutangire. Ngira ngo nshimire abantu mwese mwakoze subscribe, muri abantu b'agaciro. N'uwo duhuye bwa mbere hano, nimba ushaka kuzajya ukomeza kubona ibiganiro nk'ibi ngibi byiza, wakora subscribe kugira ngo ujye uba mu ba mbere babibona. Reka rero dutangire. Mbere na mbere rero, mbere y'uko tugira ikindi dukora, turahita dukora kuri chat nshyashya itariho ikintu na kimwe. Turaza dukore hano, niturangiza dukoreho, urabona ko dutangiye chat nshyashya. Ikintu rero turi bukore, turaza hano dushyiremo ifoto yacu. Ubu ngubu rero ngiye kubereka buryo ki wabanza gushyiramo igishushanyo washushanyije ku gapapuro. Ntago biba bisaba ngo ube uzi gushushanya cyane. Kanze mbereke, njye ntabwo ndi umuhanga wo gushushanya, ariko muraje murebe ibitangaza idukorera. Bavuga ngo turaje twaprodingeho ifoto hano, niturangiza dukoreho, dukore continue. Noneho turaza hano kuri ya mafoto yacu. Njyewe iyo nahisemo ni iyi. Ngira ngo nk'uko mubibona gutya ntabwo igaragara neza. Reka tubanze tuyihe prompt, tuyihe amabwiriza ya logo yacu dushaka gukora. Iyi foto nayo ndaje mpite nyitambikaho hano ku ruhande, murahita muyibona. Gusa murabona ko aka ni akantu nishushanyirije ku rupapuro byoroshye, ngira ngo testing ndebe ko ese koko ibyo bavugaga koko Chatgpt ishobora kugukorera logo wayeretse agafoto.
ngira ngo ndebe ibyo ari byo. Reka rero dutangire. Tugiye kuyibwira tuti I want you to help me create a logo, cyangwa se reka tuyibwire a vector clone shape logo for my business. Wenda dushyireho muri bracket YouTube. Noneho rero kugira ngo tube specific, murabona ko YouTube channel yacu yitwa Kaboss Fabrice. Reka tuyibwire ngo iyi logo, this logo must be having two letters arizo, dushyireho mu tu letter K and F, which stands for Kaboss Fabrice and this logo must have a new one vibrant colors and sharpness. Okay, ndumva ari ibi. Sinshaka nyine kujya muri detail cyane z'iyi prompt, wenda ngo tuyihe ibintu byinshi biri specific. Aka ni aga prompt nari creatinze ko kari aho ngaho nyine ko kugira ngo idufashe turebe ko aka gafoto nashyizeho hano ishobora kunkorera logo ijya kumera neza nk'aka gafoto nari nayeretse. Ubwo rero turahita dukora hano, dukore send, ubundi dutegerezeho gakeya. Murabona ko irimo gukora create image, iri gucreate image, irimo irakora ifoto ihwanye na ya logo twayisabye. Turategerezaho gakeya. Wow, this is so impressive. Ni ukuri kw'Imana bino bintu murabona ko ari byiza kabisa. Murabona ko ibintu twari twayibwiye ngo turashaka ko logo yacu iza imeze nka ifite ikamba nka rira ry'umwami, kandi ifitemo inyuguti ebyiri K na F zihagarariye Kaboss Fabrice. Murabona ko ibikoze neza, kandi turayibwira ngo ishyiremo ama new vibrant colors and sharpness. None murabona ko n'utwo dukarazi tugiye turimo kabisa. Noneho ikintu ukora kugira ngo ifoto yawe uyibone, uraza hano ugahita ukora save. Ubu tayari logo yawe uba wamaze kuyibona, ukagenda ukajya uyikoresha kuri social media zawe zose, ahantu hose ushaka. Rero ndabashimiye ku muntu wese twabanye kuva ku ntangiriro z'iyi video tukaba tugejeje kuri uyu musozo, ariko mbere y'uko nsoza
mbararikiye video itaha ariyo ngiye kwita part 2 ya ChatGPT. Nzaberekamo uburyo ki ChatGPT iba ibitse amabanga yacu mu buryo tutazi. Mukore subscribe kugira ngo muri video y'ubutaha itazabacika, iyo ndabasezeranya ko izaba ari nziza cyane kandi muzayungukiramo ibintu byinshi. Naho ubutaha muri video itaha, murakoze.